nongeye kugushimira ukurikirana ibiganiro ku mbaraga z'ibimera. Imana iguha umugisha. Uyu munsi wa none ngiye kugaruka ku bantu bambaza ngo mbese ngo kuki ngo amaso agera igihe akarwara, umuntu yaba ari mutoya, umuntu yaba akuze, akajya areba ntahweze. Abenshi birukanyira ku gushaka rinete, indorerwamo z'amaso, kugira ngo barwanye icyo kintu kiba cyabayeho. Ni nka kumwe nyine umuntu areba akareba nk'uri kurebera mu isashe, reka mbyite gutyo. Ubwo ni ubuhumyi bw'amaso. Akenshi bituruka ku turandaryi tw'amaso tuba twatangiye gusaza no kuziba, cyane nk'iyo wakunze kureba mu rumuri rwinshi, iyo wakunze kuba ahantu hatari urumuri ruhagije, ibyo bintu biraza. Ndagushimiye rero, niba unkunda ukore subscribe, cyangwa se niba ukunda inama tujya ukore subscribe kwiyi channel. Uyu munsi wa none rero, abantu mufite ikibazo cyo kureba mukabona ntimuhweza neza, cyo kureba ukabona ku maso hazeho akantu kameze nk'isashe, cyo kureba ukumva amaso arananiwe, cyangwa ukareba ikintu cy'umweru ukumva amaso ari kubabwa, ntushaka kureba mu rumuri, wareba ukamera nk'ushaka guta amarira, cyangwa se ukumva amaso afite ubwunyunyu. Uyu munsi wa none reka nkurangire ikintu ushobora gukora kandi kikaba cyakugirira umumaro. Muri iyi video murabonamo ikintu bita gaperi, cyangwa se inturunyunyu, cyangwa intutunu, biturutse n'akarere ubarizwamo. Ni gaperi, mu cyongereza bakita garawundi strawberry. Yego, utu tuntu turanimeza. Akenshi hari aho usanga twarimejeje, ariko ahandi bakanaduhinga, bakaduhinga nk'imbuto. Izi nturunyunyu zigira umumaro ukomeye cyane, ukomeye ku maso y'umuntu, cyane muri koroyide. Izi ntunutunu umuntu aba akwiye kuzirya kugira ngo ufate neza amaso yawe, kugira ngo urinde ubudahangarwa bw'ijisho ryawe. Niba udashaka kuzahura n'ibi bibazo navuze by'amaso, fata intunutunu. Utu tuntu mureba ntimudukengere. Intunutunu ni umuti w'amaso, intunutunu ni umuti w'amara, intunutunu ni umuti w'abantu bagira high pressure, intunutunu zirimo umuti ucyaha indwara nyinshi. Ntukajye utubona ngo dusuzugure, ngo twite ngo n'utw'abana. Oya, ku meza y'abakire ntabwo ashobora kuburaho intunutunu. Intunutunu sinabona ukuntu mbibabwira, utuzi niwe uturya. Intunutunu, urugero nk'abantu bagira amaraziba, ufata intunutunu, ewana bya bintu byose byahatiye mu mara bikibwiriza bikavamo. Ariko nanone ku bantu bagira imbaraga nkeya z'umubiri, kabyite gutyo, intunutunu ziragusindisha ugatukana. Intunutunu zirasindisha. Iyo uriye utubuto twinshi twizi gaperi, urasinda ukaba watukana, mu mutwe urazengerera, ukaba nk'umuntu wanyweye ikiyobyabwenge, ukaba nk'umuntu wanyweye itabi cyangwa inzoga. Intunutunu zituma amaraso yirukanka, nyine ugasinda. Intunutunu uko zikozwe, uko Imana yaziremye, ziragenda direct
cyane nka kariya kuka kariya kuka karagenda kakaderanja amaraso abantu ushobora kubyumva, amaraso akiruka ku muvuduko uri hejuru, amaraso akirukanka ku muvuduko uri hejuru. Bamwe bavuga ngo bazibe ngo barwaye imitsi, mufate intuntu, niba urya utuntu uturenze 10, uturenze utubiye 10 twizi n'utuntu, njye nabonye atari twiza, ahubwo akabaye uvuga uti ndafata doze y'utuntu 10, kuko uturenzeho utangira kumva ucika intege, uri gusinda umeze nk'umuntu wanyweye ibirahure 3 by'inzoga kandi waturiye ari imbuto. Ibyiza rero njye nabonye ari gufata utumuruso 10 nibura katurya. Inunzu tuntu ni twiza ku bana bake, ariko nawe ukabaha duke. Ku bana batoya ni twiza cyane, dutuma amaso yaba acya, amaso yaba amera neza, amaso yaba imyeru mizima. Utu tuntu dutuma zanda zibyimbye z'abana, indiba flat, tutuntu ewe Yezu we, ariko amana urarema. Ni twiza rero mudukoreshe kugira ngo murwanye ubwo buhumyi bw'amaso. Umuntu nibuze watubonye, watuguze, waduhinze, we kujya urya twinshi kuko wasinda ugatukana, ahubwo ujye ufata nk'utuntu 10 twa buri munsi nibura, kugira ngo wirinde izangaruka zatwo.